bwa mbere dukurikiranye urisanga kandi usanzwe dukurikirana hano baba abantu dukundana cyane tubahaye ikaze. Hanyuma rero natinze muri story nyinshi abantu musanzwe mudukurikirana murabizi ko dutanga story mu mwaduhaye abaza kumva bakaza kubaha inama cyangwa ibitekerezo ariko tukabibavugira batarinze kuza hano kuri kamera mu expose mu famille amazina y'abantu umuntu ni mugari tukabakorera akariko tugaragara mwebwe ntabari mwe muza nyine ngo ari mwe babona ari mwe bavuga ari mwe judging kugira ngo uhi inama ahubwo ku judging based nuko babonye umeze nyine. Reka rero twihute n'inkuru uno munsi imeze gute? Inkuru uno munsi nahawe n'umumama turamushimira umubyeyi cyane kuba tugira icyizere kadusangiza inkuru ubuzima bwe. Ntabwo ari ibintu byoroshye ntabwo dushobora kubitekinga for granted. Buri gihe tumvanye ari ikintu mu mwabyubashye kandi mwabiha agaciro twe turabyubaha kandi turabakundira. Iyi no munsi rero imeze twagiye aragira ati yabanye n'umugabo we babana mu gipangu gituranye no kwa nyirabukwe. Hanyuma kwa belle famille nyine ahantu baratuye bakaba ari abantu bafunze donc bakunda kumukontrola cyane mwakoze ibiki umunsi mwahashye ibiki nyine bagenda mu buzima bwe. Ibyo bintu ntabwo murabizi ko bibaho atari ibyo ntacyo byari bintwaye. Wowe n'umugabo barakundanaga cyane. Iyi nkuru no munsi rero ari ngufi cyane ariko rero inkuru ibabaje. Noneho wowe yumvaga nta kintu bimutwaye akavuga ati okay nta kintu bintwaye kubera ko umuganje dukundana nubwo mabukwe nibo rero sigaye data bukwe ntabwo yaragihari ati nubwo mabukwe angendaho cyane ashaka kunkontrola nta kintu bintwaye njye nyine nzagumukunda azongaza umugabo wanjye tubyumva kimwe. Hanyuma ubwo rero tuye nkanga hirya arimo banyirabukwe yindi nzi ifatanye nayo ituyemo brother in law we cyangwa se murumuna w'umugabo we. Noneho bakaba ari abantu nyine bumvuzuzanya bumvikana bakundanye nta kibazo ati nta kibazo kimwe twagiranye cyakindi cy'abakeba n'ibiki bya bindi abantu bavuga ati twa tumeze neza. Noneho hano ikibazo cyabaye murumuna w'umugabo yaje arwara impyiko araremba cyane. Arangije kurwara bashakisha umuntu kumuha impyiko habura umuntu umwe wamuha impyiko kubera ko umugore we ntabwo byakundaga ko zitanga ku mpamvu z'undi burwayi nawe yari afite. Kwa muganga baravuga ati niba mushaka gusevinga uyu muntu wanyu option yonyine hari nuko mudonetinga mugatanga impyiko mu gihe zitabonetse umuntu turamubura. Famille irazenguruka bagenda babaza abantu bashakisha ahantu agiye atandukanye habura umuntu umwe atanga impyiko ariko ati umugabo wanjye ahita avuga ati ngiye impyiko ndazitanze. Akibivuga numva ndikanze ukuntu abana yanansinga muri famille mu nama ngo batanze impyiko atabimbwiye. Turumvaga nubwo ari umugabo wanjye kandi impyiko akaba arize nanjye ndazi ownings ni property yacu ni umuntu wanjye bwite nagombaga kumenya ko ashaka gutanga impyiko mbere ko abivugira mu bandi. Ati numva birambabaje ariko tutashye tugeze mu Rwanda ndavuga nti ibintu wavuze wari ubiseriye. Ndati none se uratanga impyiko wowe nugira ikibazo bizagenda biti? Ati none urashaka ikintu njye ntago umutima wanjye urabyakira no urabyumva ko batanga impyiko none nyaboneka bihagarike ndumva ntashaka ntago njye mbyemera ko ibyo bintu bikora. Ati ndamugora pe umugabo ageze aho ngaho ajya kuvugana nabi wabo aravuga ati umugore yarabyanze. Ati kandi izi impyiko ntago nazitanga umugore atabyemera twaragerageje kuganira byaranze. Umugore aravuga ati ngiye impamvu akajya abwira umugabo ati ntago ndi kwanga kuzitanga kubera ko nanze mwene nyoko ahubwo nuko ngiye numva ntago ndabyumvisha ntago ndaprocessinga uburyo zagukoramo impyiko ukazitanga. Ati mbese wowe n'umuhimwe ntakire nawe ugasigara uri kimuga ufite imwe. Ati numva atari umutima we atakunumva birananiye uprocessinga yuko nawe ajya kumukuramo impyiko nibaza nyine n'ibindi bintu ushaka kuvamo ibindi hejuru yabyo. Bimbwira umutima mwiza atari ku mugabo yanze kubyumva abibwira famille baraza batangira kujya bantuka. Umugore w'umutima mubi ujya kwemera ko muramu wawe wapfa impyiko yari yabonetse wanze ko bayitanga iwana ngo ibikibazo akunda avuga ati sinzemera ikintu ntemera cyangwa ikintu ntakunda umuntu kugira ngo nshimishe abantu. Nkumva ko umutima wanjye utazabyakira navuga ntabyo nzegera nemera nubikora uzabikora ku giti cyawe ariko ngewe sinzigera mbikwemerera. Ubwo noneho umugabo nakavuga ati senda tanga impyiko nindamuka ngize ikibazo umugore tutabyumva kimwe abana bazasigara he. Mu gihe tukiri ngo muri izo process zo kubiganiraho muri umuntu wabo yitaba Imana umuntu ukeneye impyiko. Atakimara kwitaba inama ibintu byose bihindura. Akimara kwitaba Imana ibintu byose bihindura isura. Aravuga ati se muri umuntu wacu arapfuye kubera wowe
nagera nk'usohotse bagatavuga ati dore igihe cy'ikiriyo ikirengo cyarabaye abantu bose baraza nakwegera ahandi abantu bari bakambwira ngo busubiyeyo uje kwishima hejuru y'umurambo se ko n'undi wamwishimye yagihari ukanga kumusevinga arapfuye nibwo uje ati bya nkabibwirwa n'amabukwe nkabibwirwa n'umukeba wanjye n'abaturanyi ati birambabaza navuga ati Mana ko ntegeze nifuza ko uyu muntu apfa kuba naranze ko umugabo atanga impyiko nibyo bigiye gutuma ngaragara ko ari ngiye wishe umuntu ati birambabaza kugeza naho baje bambika abandi bana imipira abana banjye barabihorera nta kintu bageze bampa cy'umukenyero nk'abandi ntibageze banyemvovinga mu muryango ati nta muntu n'umwe wageze unyegera bese barakara umugabo amaze gupfa aravuga ati ni we nyine yagize uruhare mu gupfa kwe bari bableminga ibintu byose ati nkuko nabivuze ruguru nta mupira w'ikire bageze baho umwana we ya mipira bambika abantu ba famille direct nta mukenyero bageze bampa ati nta nubwo nigeze nkora mu kiro nta activité nimwe nakozemo abantu bose barazaga bakambwira ati ihangane abo hanze bakambwira ni ihangane aho kwa muri famille bakambwira ko ari njye yagize uruhare mu ipfa rya muramu wanjye ati ibyo bintu birambabaza numva binkomerekeje umutima nibaza ukuntu abantu batari kwishyira mu mwanya wanjye nanjye bumve ko mu by'ukuri nta mutima mubi nabikoranye nabo bumve ko aba ari bo bakwemerera abantu babo ko bakora ibyo basabaga uwanjye ko akora ati nuko rero cyaje kumbera ikibazo bikirangira umugabo yahise atangira kujya avugana na wa mugore wundi uriya wa mukeba wanjye wasigaye atangira neza aramwinjira official aramubwira ati wanze yuko ntanga impyiko ati ubu rero uriya mugore ngomba kumubyarira umwana akaguma mu rugo rwacu ati ntabwo azagenda ngo yoho asohoke mu rugo agende atariko ni mubyara azaguma mu rugo akomeze arera abana ati mu gihe rero wanze ko ntanga impyiko ubu ngubu ugomba kuba tayari nkabyarana nawe tukagirana umwana nkaba umugabo wanyu mwese ati byo namaze kubimbwira arese numva byose bihindutse ndavuga ati okay yaransuzuguye ibyo namubwiye nta gaciro yageze abiha nawe yemera ko nagize uruhare mu ipfa rya murumuna we niko bigaragara ati numva birambabaje cyane ndavuga ati okay nuko byagenze rero akaraho ngaho bigeze ngiye mbivuyemo ngiye kwigendera njye mu rugo ntahane n'abana banjye mbarere azajya muri rwa rugo akomeza rubemo mu by'ukuri inkuru no mubyeyi si ndende anayitanga ubwiyo rwose nta nubwo arengeje iminota ingahe ivuga ariko irababaje tuvuga dusubire n'inyuma urugo rwararutakaje n'abana ukora kwanze gutanga impyiko wenda hari kuzemera ariko umutima ntabwo amwemere ko bibaho aragira ati none mungire inama ese ubu koko ngewe uru rugo ndute ngende ko numva nshaka kugenda ko numva nifuza ko cyamuhara uko nagenda simbabone babana simubona kururukayo kandi tutavugana n'amaboko tutavugana bose bamfata nk'igicibwa numute ngende ntwara abana mbavane mu maboko ya Sata ariko nkareba abana kubarerera kure n'umubyeyi nkabona byo birambabaje nkumva nakwifuza ko abana bakurira mu maboko ya se ariko nanjye nkareka kubavana kwa se kandi bakiri batoya atanga niho hantu ibintu byanjye byakwamiye ndabitekereza nkumva nabivamo atariko nareba aho ngiye kubajyana nkumva naho harangoye mugase ngiye kugenda se nzabashobora ngiye nyine nzabigenza gute atariko nari urwango ruri hirya nkabona narwo ni runini atariko icyo nshaka ko mungira inama ndashaka kumenya ngo nakoze ikosa kuba naranze ko umugabo atanga impyiko nakoze ikosa mwebwe ko mutanzi ko ntacyo dupfana uri kunde utazi ngo ninde mu gipfana uri kubona gusa umuntu ari kuvuga utazi ngo ninde wowe abaye ari umuntu wawe wamugiriye inama njyewe ngende mutebaho ubiki hari Amerika urumva sinatamumeze rata ati none se ubu ngubu kuba naremeye ko ntanga impyiko nicyo kibazo gikomeye nakoze niryo kosa ribi nakoze ni gute njye nabigenza nemera icyaha njye nesa imbabazi narakosheje hari ibyo nakoze ntagombaga gukora hari ibyo navuze ntagombaga kuvuga ku mutima wanjye utabyemeraga njye nkakoresha amarangamutima yanjye ese koko nagize uruhare mu ipfa ry'uriya muntu umutima wanjye wanze kubyemera wanze no kubyakira ariko rimwe ndibaza nkavuga ntahari basanga koko nagize uruhare mu ipfa ry'uriya muntu atari ko ndavuga nteka nanjye nzabaze kuko arabonye cyane yacu tuvuga tutatanze amazina y'abantu n'amasura n'ibiki aravuga ati nanjye nzabaze nanjye bambwire bo aba yari bo babigenza bate ese koko iki kintu wajyanduringa gute wabikora ute wabigenza ute nuko rero inkuru no munsi niyo ngira babaje nyirubwite arakomeretse abivuga umva ko akomeretse ariko we are here for her
kumuha inama kumugira inama ko tubyumva ese uyu muntu yagize uruhare mu ipfa ry'uriya mugabo yibabarire se namubwire niba nta ruhare yagize agende yibabarire niba asohokana abana basohokana niba agumana n'umugabo bagumane ariko azi yuko ku mutima we nta ruhare abigizemo n'abandi bantu point of view y'abandi batamuzi badafite n'icyo bamuca mugira inama y'ukuri bitewe n'uko bumvishe inkuru ye mubwire uko mwabigenza n'icyo mwe mwakora bari mwe muri mu mwanya we murakoze cyane nyagasana abo mugisha turabakunda cyane ciao